Yesu ashimwe nshuti bakunzi ba Kristo turabasuhuje abakurikiranye iyi TV amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko mumaje kubimenyera nitwa Karabo Kimana Patrick. Akarabo Kimana ni izina niyise bitewe n'ubuzima nakuriyemo ubwo nabaga nshaka kugira ngo abantu babone ko kuba mpari nsa gutya atari ibintu bidateye ikibazo ko nanjye ndakarabo k'Imana. Okay, nukuvuga ngo rero nabwiraga abantu bari mu iterano nkabwira nti urabona uko usa hano harimo wowe uri inzobe uriya n'igikara nanjye ndasa gutya, ubwo twese kuba twahuriye hano twashushanyije urabyo rw'Imana. So rero nawe udukurikiranye urakarabo k'Imana nanjye ndakarabo k'Imana, n'uyu uri kuri kamera nakarabo k'Imana. Mu byukuri rero muri aka kanya ndagira ngo dufatikanye tuganira ijambo ry'Imana tunasangirira hamwe ubuhamya tunakomezanya muri ibi bihe bitoroshye bya COVID-19 kugira ngo turebe ko iminsi yakomeza kwicuma. Rero hari ijambo riri mu itangiriro, reka nsabe umuntu uri kuri kamera ari insomere itangiriro ibice 37 umurongo wa mbere. Hari abantu mutari mubizi ko ndumubwiriza butumwa ariko ndumubwiriza butumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Ubwo rero mutega amatwi mwumve icyumwami Imana agiye guhomekera muri ngewe. Ibice 37 umurongo wa mbere. Yakobo ngo yabaga mu gihugu cy'ubusuhuke bwase, ise nawe ntago icyo gihugu yari arimo cyari iki. Yakobo Yosefu nawe avukira mu gihugu kitari iki. Urumva ibyo ni ibibazo byari bikurikiranye ku muryango wa Yakobo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Yego. Murongo wa mbere uravuga ngo Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Bamugirira ishyari. Wabyumvise neza? Bene se ni bande? Ngaho twikomereze. Ni babandi bene data. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'Ikanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yego, yaragiranaga intama na bene se. Yego. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa. Yego, yaritondaga cyane. Akajya barira se inkuru y'ibibi bakoraga. Umurongo wa 3 uravuga ngo Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose kuko ari we wabyaye ashaje. Ndashaka kugaruka kuri uyu musore witwaga Yosefu. Uyu Yosefu ni umusore wavutse avukana na murumuna we witwa Benjamin cyangwa Benyamini, ariko abo basore babiri nibo bari bahuje papa na mama. Noneho abandi bavaga indimwe kuri papa we, kuri papa we gusa batahuje ababyeyi badahuje mama. Ubwo icyo nshaka kuvuga murakiza bazi iryo jambo murarizi cyane. Uyu Yosefu yakuze nkuko abandi bana bavuka, ariko Yosefu yakuze ari umwana wubaha Imana cyane, ariko avukira mu bana batubaha Imana. Noneho uyu Yosefu ngo mu busore bwe ngagize imyaka 17 ngo yajyaga akunda kujya kuragira, ariko akajya kuragirana na bene se intama amatungo. Noneho ngo bagera mu bisamba aho bagiye kuragira, Yosefu we akituriza nyine akaragira nkuko yavuye mu rugo n'ubundi ari wo mugamba afite ku mutima. Ariko ngo bene se bo ntibaragire gusa, ahubwo bakajya gukubagana bakajya wenda gucukura ibijumba by'abandi, bakajya gutema ibitoki by'abandi. Nuko ngo Yosefu akabareba akabihorera. Iryo jambo murimo murumva ikintu rivuze? Ese muri iyi minsi ya none, muri ibi bihe bya COVID witwaye gute nshuti wowe unteze amatwi? Muri iyi minsi ya COVID abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye, by'umwihariko nta nubwo byasize abarokore cyangwa se abakristo. Bamwe nagiye numva bambwira ngo bamwe baratanye, nanjye harabona nagiye nibonera koko ibi bihe byashegeshe cyane bituma bajya kure y'Imana. Ariko se wowe nawe wivanze muri bo cyangwa nawe wimereye nka Yosefu urimo urabarebera ukabihorera? Uyu Yosefu ngo bene se Yosefu yaratahaga akabarira se inkuru y'ibibi bene se bakora. Noneho ngo bigatuma
bamugirira ishyari cyane ariko ise nanone bikamwongerera urukundo kuri Yosefu wa mwana we nga none hamukunda birusha iby'abandi bana be bose ngarangije ahita agira gutya aragenda amugurira ikanzu ndende Bibiliya ntago itubwira ikanzu ngufi munyumve neza sikiriza umva nkubwire ntago Bibiliya itubwiye ngo ise yaragiye amugurira ikanzu y'impenure ireshya n'umukandara oya Bibiliya iratubwiye ngo yaragiye amugurira ikanzu igera ku birenge okay ngamaje kuyimugurira bene se noneho ngo ikanzu yonyine buriya abanzi bawe Imana ishobora kubukora akantu gato bagasara bagasizora wahita bakavuma bataragapfarcyaraka aragaheri yagiye baje kona bakabona uragarutse ariko reka mbabwire Imana yacu igira neza nuko Yosefu ngo bene se baramwanga bamugirira ishyari bapanga kuba bamugirira nabi noneho ngo umunsi umwe bajya kuragera ahantu bitaga Ishekemu ngo bageze Ishekemu Yosefu we yari yasigaranye na se ngise ngo bigeze hagati amasaha amaje kwicuma amaje kuba menshi ngabwira Yosefu ati rero mwana wanjye genda undebere bene so undebere kari amahoro undebere n'umukumbi wacu kuri amahoro Yosefu arirukanga reka mbabwire hari abantu twebwe tuba twumva dufitiye ubugwa neza ariko bo badufitiye umutima mubi nukuri nk'ubu ngewe hari umuntu tujya duhura hari nk'abantu twahuraga kandeba ariko si iki kintu kimeze gitya ngo ikintu gisa gitya iki kintu ngo ngewe ndakibona nkumvise semera zamutse ariko reka mbabwire abo bantu batwangira ubusa Imana izabakoza isoni ku mugaragaro izuba riva n'ukuri kw'Imana nuko Yosefu ngaragenda ngagezeyo ngageze Ishekemu asanga ngo bahimutse ngo umugabo wari uhari abaza Yosefu cyaje kumara ngo Yosefu amubwira ko yaraje kurya bene se uwo mugabo anamubwira ati nabonye bazamuka berekeza idotani genda uye kurira kariho bari ngo noneho ngo bageze ngo Yosefu agiye kugera idotani ngo bamwitegera kiri kure ngo bahita bavuga ngo ngo dore Karose araje ngo mureke ngo tumwice ngo turebe ko inzozi ze zizasohora reka mbabwire ubundi iyo abantu bakwanga rimwe na rimwe iyo abanzi bawe iteka niteka uzacunge ntago bakwita izina ryawe baguhimbira izina n'ubu nanjye hari abantu bambonaga ngo dore iboro ngo dore iki abo ni babaya ni babanzi ni abantu bafite imyuka mibi bafite shitani nuko ngo Yosefu agezeyo ngo bahita bibuka inzozi ze kubera ko Yosefu yajyaga arota inzozi akazibarotorera ariko ari Imana izimweretse bakagira umujinya nuko Yosefu ngo agezeyo bahita bigira inama yo kumujugunya mu rwobo ngo ariko ngo ubitaga Robeni ngo arababwira ati oya mureke tumugurisha ahubwo ngo bahita bamugurisha ngo baragenda babeshya se ko ngo yapfuye ngo ibisimba by'inkazi byamuri izo nkuru murazizi ariko ngo Yosefu ageze aho ngabo bamugurishije yajyanye n'isezerano reka nkubwire nshuti y'Imana wowe uneze amatwi muri ibyo bibazo ufite muri ibyo bigerageza ufite nimba ufite isezerano ry'Imana komera Imana izakugirira neza bariya bagupinga bariya abaturanyi bawe babandi bagutaye imiryango yagutaye za nshuti zakuretse bariya bose bazakorwa n'isoni bazumirwa umunsi umwe Imana yasohoje amasezerano yawe humura nababwiye ngo nitwa Karabo k'Imana enga nkwereke benki zanga nakubwiye ngo nitwa Karabo k'Imana flower of God n'icyongereza nsigaye nyumva kandi ntago ariko ibintu byari bimeze murabona nambaye neza nambaye isaha nziza telefone nayo ni nziza ibi byose ni Imana yari yarabivuze najyaga njya gukorera Imana ahantu abantu bansuzugura ubundi nge ndi n'umuhanzi ntago mwe mwabimenye neza ndaje mukanya ndakora mu nganzo najyaga njya kuririmba ahantu bakakira abandi bahanzi numva bafite indirimbo zitanasobanutse nge bakanyihorera nkabibona ko banyihoreye ariko Imana ikagikoresha umuhanuzi agahita akajya mu mwuka ati umva atumva pati bajyaga Imana buryo guhinduriye n'amateka n'izina rirahinduka bakambwira ati umva mukozi w'Imana Patrick Imana iratubwiye ngo iza kugirira gutya iza kugeza aha iza kwicaranya n'abakomeye sinicaye kuri iyi TV ntimubibona Imana yabimbwiye abantu bansuzugura umva ngenda narabaye nk'umurwayi wo mu mutwe ariko reka mbabwire murabona ntambaye ishati nziza murabona uko biriko niteye na parufe ndahumura nta kibazo mfite ejo bundi ngiye gukora ubukwe mfite umukobwa Imana yampaye umva bagiye gukorwa n'isoni ku mugaragaro izuba riva mvugira uti Imana igiye kubakoza isoni ongera mvugira uti Imana igiye kubakoza isoni reka mbabwire
abantu ngiye kukubwira wowe unteze amatwi. Ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri Buruseli, ushobora kuba uri muri Canada, ushobora kuba uri Burundi, ushobora kuba uri hano mu Rwanda. Ndagutangariza inkuru ivuga ngo abo bagusuzugura, abo bagutega iminsi, abo bavuga ngo nta kintu uzigera wigezaho, iminsi mike, vuga ngo iminsi mike, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ubuzima bwawe bugiye kuvaho bwari buri bugera handi. Mu izina rya Yesu mbikwatuyeho, mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Reka nkubwire wewe wabuze urubyaro, abantu baragusuzuguye, wabaye nka Hana, amagambo yaragushiranye, ariko ndagutangariza iri jambo ngo niwizera uyu munsi Imana irakora igitangaza ku buzima bwawe. Reka nkutangarize wowe basohoye mu nzu, ndakubwiza ukuri, Uwiteka Imana ikumpera amafaranga mu izina rya Yesu. Ubu nonaha right now ndagutangariza inkuru iva kuri Kristo Yesu, nkubwira ngo humura, ubuzima bwawe nibuhinduke mu izina rya Yesu. Mbikwatuye nk'umukozi w'Imana. Reka nkutangarize wowe warwaye uburwayi budakira. Ushobora kuba urwaye coronavirus, ushobora kuba urwaye sida, ushobora kuba urwaye diabete, ariko gira kwizera none ahangaha Uwiteka Imana agira ikintu akora ku buzima bwawe. Ubwo burwayi bwawe ndabwirukanye mu izina rya Yesu. Uzajye kwa muganga baguha igisubizo kiri negative. Kwa muganga bakoresha negative, I think. Uzajye kwa muganga baguha igisubizo cyiza mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, narasuzuguwe ndangwa mu ishuri, nize ibintu bigoranye. Najyaga nicara mu ishuri, abana bandeba bakavuga ngo dore kiriya kintu kimeze kuriya gifite amaso nk'ay'urukwavu. Bamwe bakavuga ngo dore kiriya kintu kimeze kuriya ngiye sinasangira nacyo. Reka mbabwire, Imana ubu yanyicazanyije n'abakomeye. Imana yampuje n'abantu b'ibyamamare, mujya mubibona ku mativi atandukanye. Imana iragenda iranzamura, Imana impa imikorere, nkorera ikigo cya Wezo, ni ikigo gikorera ubuvugizi abana n'urubyiruko rufite ubumuga mu rwego rw'igihugu. Si ibyo gusa Imana yampaye naho kuba. Nababwiye ko yampaye fiance mwiza. Nimba mushaka ko fiance nzamuzana hano kuri iyi channel, mushireho commentaire, nzabereke fiance wanjye, mbabwire n'amazina ye. Oya, nimba mushaka amazina ya sheri wanjye, mubwire ba nyirica no mu mabwire muti turashaka part 2. Part yongereze akubita igini, ariko bazimu toka badayimoni biruka. Ariko reka mabwire mwijuru dufite Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Umva, abantu baratwanze baradutererana, Imana irazira twiyegereza, iratubwira uti bana banjye muhumure, nje kubana namwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu Yosefu rero byarangiye Imana imutabaye, Imana imugeze ibwami. Nanjye nimubona nicaranye na nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, nimuzagira ikibazo. Umva, turi imbere, umva, twebwe twaje Imana yaravuze. Ejo bundi nakubise ikiganiro kuri YouTube gutya, naraburanye na Samputu Jean Paul. Sampu ndagusuje cyane Jean Paul Samputu, aho uri muri Canada. Uwiteka gumugisha. Samputu uburonge ubonye ikiganiro cyanjye, urampamagara uti Karabo k'Imana ntikarame papa wanjye, uti nari narakubuze mu bukwe, fanta zose zizakora nzaziguha. Icyo se igitangaza cy'Imana. Komera Imana amashyi. Ndamushimiye mu izina rya Yesu. Ndagusuje cyane. Uyu Samputu yaramfashije mu bintu byinshi tuza kuburana, ariko nabonye Imana ifata umuntu ikamukura ahantu hakomeye ikamugeza ahantu heza. Nibyo nabwiraga rero, nimubona nicaranye na Paul Kagame, nyakubahwa perezida wacu, ndimo ndamubwira nti Paul Kagame ndagukunda, ambwira uti nanjye Karabo komerezaho, ntimuzagire ngo ni ikibazo bizabivuye muri ya masezerano dufite. Mfite amasezerano menshi cyane, ngiye n'umukobwa ndambagiza, arabizi, amfata nk'umuntu ngo w'umukire cyane, ariko sinjya niyemera. Iyo mbona kubera ko nanjye niyo ngiye no kubasura, ngenda ndi umuntu nyine wambaye neza, murabibona, niteye agaparufe meze neza. Ejo mundi nagiyeyo kubasura, umva bashyira igisorori hano, ikindi hano, amafanta bara. Ndavuga se ibi hano hari ubukwe, hari ibindi birori byabera, ati tuje kwa ni we Karabo turimo turakira. Imana ishimwe. None se ngire neko undi mu gihe cyanjye. Ubwo ko iyo umuntu ari mu gihe rero, abantu n'abamwangaga baramukunda. Ariko abo ngabo bona n'abantu banjye bo barankunda cyane.
Imana ishimwe cyane. So dusoza rero navuga ngo Uwiteka Imana yankoreye ibitangaza bikomeye cyane mu gihe abantu benshi batabitekerezaga. Bamwe bumvaga ko bambyaye banjugunya. Hari ahantu nanyuraga nk'umuntu agahita abwira undi ati ngenda ndamutse mbyaye kino kintu rwose nahita nkijugunya, ntago iki kintu cyandarira mu nzu. Hari umuntu umwe twigeze kujya kumusura iwabo habaye ubukwe, noneho tugeze iwabo ahita abwira abantu b'abakozi, arabwira ati mufate bari abantu ningera mukuru wanjye, mfite mukuru wanjye nawe duhuje ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu. Abwira abantu ati mubafate mubashyire mu gikari, ubundi mubahere hariya hafi y'ikiraro cy'inka. Noneho batuzanira ubushera, ababizi ubushera murabuzi, batuzanira ubushera turanywa, noneho batuzanira n'ibyo turarya, ariko bya bikombe twanywesheje ubushera, amakuru namenye cyangwa se ibyo twiboneye n'amaso nuko babitwitse. Ibyo ni bigaragaza ngo iyo ni discrimination ikomeye cyane, cyangwa se ni ivangura twakuze ridukorerwa, ariko kubera Imana ibasha kuturinda, ubu twaba tugeze ahantu heza. Ubu n'uyu munezero mfite ni ukubera Imana. Ngewe kera nahoranaga umujinya, nari umuntu w'umurakare bitewe n'ibibazo nahuye nabyo, numvaga ntazigera nishima, numvaga icyaba cyiza ari uko napfa. Hari n'igihe najyaga nk'ahantu kuririmba nkabona ntibanyakiriye, nkabona umuhanzi uje nyuma nge naje mbere we baramwakiriye, noneho nkavuga se ibi ni ibiki, noneho nataha nkaryama nkabwira Imana, ariko Mana ubu koko naje gusinzira ukanjyanira rimwe n'ubundi ko mbona ku isi ntacyo maze. Nakongera gusubira ahantu mu rusengero Imana igakoresha umuhanuzi iti mwana wanjye nzahumura, nzakugenza gutya, nzabigira gutya. Ariko benshi ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo murimo murabibona. Rero nababwira ngo mu ijuru dufite Imana ikura umuntu ahantu habi ikamugeza ahantu heza. Dufite Imana ikura muri puberi ikicazanya n'ibikomangoma. Rero Imana ibaha umugisha, mukomeze mwiringire Uwiteka, mukomeze mu munambeho. Ndimo ndasoza, icyo nababwira cyo ni kimwe, abantu mwari mwaratanye, nimba mu mutima wawe wari uzi ko watanye, waravuye ku Uwiteka, garukira Uwiteka, kuko ibi byose mubona ibyo mwirukankira n'ibiki byose, natwe turirukanka dushaka ayo mafaranga, ariko ibyo byose bizashira, ariko ijuru ryo rizahoraho. Mbabwire ngo mukomeze mugume ku Uwiteka, namwe mwari mwaratanye mugaruke mwongere musange Uwiteka. Nsigaye mbona ahantu hirya no hino abantu benshi barimo baratana, yaba ku mbuga nkoranyambaga za interinete. Hari abo njya numva, jondi nigeze kureba ikiganiro kuri YouTube imwe, numva umuntu nashatse kuvuga w'urubyiruko arimo aravuga ngo nge ndaryoshye, ariko bantu b'Imana uraryoshye, haryoha ifiriti, haryoha umuceri, haryoha kawunga, uryoshye bari abantu mwirwa muvuga ngo muryoshye mu izina rya Yesu. Bana nibo batuma corona itava mu gihugu hari itatsimbura. Mugandukira Uwiteka mugaruke. Ibyo bintu mwirirwamo kuri ma social media ngo muraryoshye muryoshye, hari uraryoshye uraryoshye. Abantu batanye, abantu bagiye mu byaha basaze. Ibyo ni biki murimo? Uziko murimo murangiza abana benshi. Ubwo ntaga rimwe bwe ndimo ndibwira babandi barimo barandeba, ariko bakunda kujya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibintu bitahesheje Imana icyubahiro. Njya ndeba abahanzi, murabura kuzamura Patrick nkanjye uririmba ibintu bifatika. Ejo ubundi numvisha uririmba ngo nimba ngari iki, ngo nimba ari imodoka, ngo nimba ari moto, ngo ni iki, ngo amagare, ni ibyo bintu murimo nibi mwarwaye ryari? We mumbwirire bari abahanzi, mubabwire ngo mwarwaye ryari, ibyo nibiki murimo. Reka mbabwire nshuti zanjye, bana b'Imana, iki gihugu cyavuye kuri, aho cyavuye murahazi, naho kigana murahabona ko ari ahantu heza. Ariko rero ibi bintu bya social media nyabuneka mugerageze nabyo, nk'uko u Rwanda rurimo ruriyubaka, mugerageze mukoreshe social media neza. Ubwo ndimo ndibwirira abo bantu rwose, ibi bintu murimo murakomeza muririmba ibintu bidafatitse, birimo kwangiza urubyiruko, birimo gukora amabara menshi muri Kigali n'ahantu hirya hatandukanye mu isi. Mugaruke simbanga abahanzi, murabizi muri abahanzi murimba biriya bintu, na ibyo nanga na amagambo muririmba, ariko mwebwe ndabakunda. Mugaruke musubire ku rufatiro, musanga Imana, mwese Imana yabaremye bakunze, mugaruke muze mu Mana. So
mwihangane karagaciyemo. Nababwira ngo rero Patrick, Imana yankuye kure kandi nahigambiriye kungeza ni heza. Ndaza kuvugana n'aba banyamakuru basabe mu bukwe bwanjye bazaze babereke iki kiganiro, bazabereke turimo turarahira tunajya mu bukwe. So wenda ushobora kuba watekereza uti Patrick, kwijwi ryawe ntarizi, reka nkuririmbira akaririmbo mfiteho gatoya nabateguriye kuba nabaririmbira. Hari indirimbo ivuga ngo bazumirwa, iravuga ngo hari igihe uhura n'ibibazo, ibigeragezo nabyo bikabamo byinshi, bagategereza yuko byaguhitana. Ujye ubabwira uti mfite ishobora byose. Niba kubona bamwe bazumirwa, niba kubona bamwe bazatangara, bazavuga bati dore ya Mana yabo, cyo nimundorere dore ukwibahinduye. Murakoze cyane. Izi ndirimbo zanjye rero ushobora kuzisanga ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Reka nkwisabire nimba wankunze, jya kuri YouTube yanjye nyaboneka. Reka ngewe ndahita napfukama abantu muri bujye kuri channel yanjye, ndapfukama hano ngiye ndabaturiraho umugisha utarabaho. Umva ikibazo ufite nshingiye ku Mana nkora mpagaze mu butware bwayo, icyo kibazo kiragenda nujya kuri channel yanjye. Mu izina rya Yesu, ikibazo ufite icyo ari cyo cyose kigende. Ariko ndagusabye jya kuri channel yanjye, yitwa Utangiza Akarabo k'Imana, ugasiga kanya ukandika TV. Akarabo k'Imana, ntago wandika Karabo, wandika Akarabo k'Imana TV. Noneho umbabarire umfashe uhita icyo kiganiro cyohereza n'abandi bantu bakore share. Na ukore share nabo bantu basabe gukora share, mukomeze mu nyamamaze. Njya mbona abantu bamamaza ubusambanyi, byanarenze ubusambanyi bwabo ndi twari tuzi babatinganye n'ibiki byose, ukabona abantu barimo barabamamaza. Ariko mwakwamamaje abakozi Imana nkatwe, ibi biganiro byacu bikagira nka za views nk'ibihumbi 500 nka miliyoni. Muramamaza bari abantu bimbura mukoroma muri mubi. Mwamamaze ba Patrick. Umva iki kiganiro cyanjye gisharinga abandi, umva nabo bagiha abandi, mbese kigende cyamamare kandi munankigikire mu bukwe bwanjye. Ndashaka inkunga yawe, wowe uri murandeba, inkunga yawe mu bukwe bwanjye ndayikeneye, sibyo? Nimero yanjye ni 078 668 55 788. Nimumfashe tugere mu kanya ko gusenga Imana, dushimira Imana ko yaturinze, ariko tugire n'ibyo tuyinginga tuyisabe, tunayibwire tunayisabe ihagarike coronavirus. Ariko Uwiteka Mana ya Isaka, Uwiteka Mana ya Yakobo, ndakwinginze Mana y'urukundo, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Mana urabibona ko narakuvuze n'ubu ndacyakomeje kukuvuga. Uwiteka Imana, genda uhindure abantu intekerezo zabo zitari nziza zo kumva ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu nta bintu wenda bakora bifatika. Bagende bumva indirimbo nakoze, bumva indirimbo yitwa Inzozi. Iyi ndirimbo ibabere inkomezi. Uwiteka Imana, bakimana gukora subscribe kuri Akarabo k'Imana TV, bahereze umugisha utagabanyije mu biganza byabo, bahereze umugisha mu rugo rwabo, bahereze umugisha mu rubyaro rwabo. Umuntu wese uri bunkigikire yanyohereza amafaranga, yajya kuri channel yanjye yanansabira umugisha byonyine. Yaba abarimo barareba iki kiganiro ari mu gitondo, yaba abarimo barareba iki kiganiro ari nijoro, yaba barimo kukireba mu masasita, ndahamagara gukora kwawe Yesu Kristo, kugira ngo ibi byose natuye ubikorere kwiyubahisha. Izina ryawe nirihimbazwe, dusenze twambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen.